Imana igikomeza ibarinde ibane namwe kandi ikomeze kuba umwuka wo kuba mwabashikuriye bakapo nshyushye meze neza simundi si byabijora genda basabira kuramuka tu amen. Pastor ukubwira ngo aturi iyo mana tuba turi gutura shumi iza gutora ayo maturo ryari ugenda mbyibaza nubwo uramenya hawe na amatura subiswa kundi se kwa kundi nyina afite bibiri yakikoze ibicu none igifuri pastor afata reba yikoze ibicu akabarebye kana keza mu banuza mu bakirisi tagavuga karanda gasa ati nkuhaye umugabo akomeza kikaraga kahita vuga ati weje imana iragombuga kandi yagapoposi nawe ati ndabaza pastor Nda kamujana mu cyumba gufata amasengesho. Ngagiye kaporo umwana wawe wajyaga gusenga byibuza. Wasengeraga ukiri umwana. Amurade pe. Ukanu kagasirimbura mu bica. Zino nakanirimba kanyemeze twajyaga turirimba. Nakaririmba. Unagafiringa nyine ka bya fresh. Sikwa kone. Nakabyibuka tereka nshizemo shakushaku ntaewa. Uyibeye muri Siriti mizazi ndizo barokore babare. Akaririmba arakaye. Akaririmbo si. Agatama kaye. Akakora sinyine nakundaga kuririmba. Nyisenga. Kwaravugaga ngo nicaye hamwe maze ndiyumvira nibaza kumana ibikorwa byayo maze ndanezerwa mimbaza Imana ame haleluya ame haleluya. Nabonye no kuririmba nkumvura pa mukuntu nihe mpano yindi ufite tutazi. Imana mutazi mfite amani niyo kuba ngiye nasasa nyine tu. Gusasa mu buhe buryo? Mu buriri mani nyine ndi gusasa nabonye mbizi. Akantu ko gusasa urakoma. Gusasa ndakitabira abajenite ni bari kumva. Uberuka nkaryari? Sasa buri munsi mana yasinga. Ufite umugabo? Wapi? Hanyuma usasira abandi. Umujeni ushyushye.